bakunze ibinimbara rero turongeye turagarutse ni muri wa mwanya tube tuje kubagezaho ko situwasiyo ihagaze muri filime nyarwanda y'intimbara, ariko noneho mana yanjye ni faya ni faya ni faya ni faya, ni umuriro. Iyi filime ni umuriro, wumve ngo noneho imipangu rwose papa Shema irimo iragenda neza 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 uko yabipanze. Nk'ubu rwose mu kanya gato ngira ngo mwabibonye yuko papa Shema yari ari kumwe n'abahungu be, yari ari kumwe n'abahungu be rwose barimo bamubwira aho umupangu ugeze. Reka ari naho duhite duhera bamubwira aho umupangu ugeze, nyine ku kijyanye no gupanga ubukwe bwa Aline. Ni ukuvuga ngo rero Shema we na Manzi bafite umupangu kandi ukomeye, gusa nanone mujya mureba neza Shema na Manzi ni abahanga bayidawe, ni abahanga kabisa, ni abahanga bateye ubwoba ku buryo rwose imipangu yose bagerageje gupanga icamo. Ni ukuvuga ngo rero imipangu igeze kure, ndetse papa wabo rwose akomeje kubabwira yuko agomba gukora ibishoboka byose agahisamo minisita nk'iryo nawe yamuhaye. Ubwo rero rwose birumvikana ko ibintu bitoroshye habe namba, agomba kumuha isomo neza neza nk'iryo yamuhaye. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hariya, aba ba Shema nabo urabona ko rwose bamaze kwambara urugamba kabisa, bamaze kugaragaza ko batagomba guhagarara, bagomba kubabaza minisita ko byagenda kose, ukuri kwa minisita kose n'amabanga ahisha kugiye kujya hanze. Ngira ngo nimba mwagerageje gukurikirana mwumvishije yuko anatinya Shema, minisita atinya Shema pe, aramutinya ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero rwose ntacyo nababwira cyo ni uko ibintu bishobora kuza kumukomerana cyangwa se guhindura isura, tukabona ukuri kose kugiye hanze, ubukwe burimo buraba, cyangwa se tukabona papa Shema hitungukira ibintu bikagenda nabi cyane. Wabonye ko ibijyanye no kujya mu mirenge babyanze, kandi minisitiri niba mwabirebye neza aganira na Aline avuze yuko nawe atari ngombwa, ahubwo icyo bifuza ari ubukwe, kuko nimba mukunda ibindi bikazaba biba nyuma. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko minisitiri amaze gutanga ikibuga, byose yabyemeye. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu bigomba guteza ikibazo gikomeye cyane, bikaba bimwe mu bintu kabisa navuga ko bigomba kuza rwose guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko tukabona uwitwa Shema, nyamuneka ibintu bimuhinduranya isura, tukabona uwitwa Shema ibintu bimucanze kabisa, nako uwitwa minisita tukabona ibintu bimucanze, kuko wabonye ko ibintu byose bamaze kubyemera, bamaze kubishyira ku murongo we n'umukobwa we, bakemeza ko ubukwe bugomba kuba nta by'imirenge bibayeho. Iyo rero icyo nacyo ni igitego, ni intsinzi kabisa. Ikindi rero gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko muri rusange ni ikijyanye na mama Shema. Mama Shema kugeza ahantu baracyari mu rujijo, barabona ko atari yasobanukirwa ngo amenye wagwanye, amenye se hari umudiro mipango ihari, diro mipango yari yamenya y'ibyo ba Shema barimo barapanga kabisa. Nta kintu yari yamenya. Shangazi wa Shema nawe akomeje gutsimbarara, akanga ko Shema ajya mu murenge. Ibyo ni byiza, kandi buriya amaso y'umwuka ni meza, yereka byose shangazi wa Shema, akamubwira uko bimeze, nyine akamusobanurira. Nicyo cyiza cy'amaso y'umwuka. Ubwo rero ibyo nabyo ugasanga ni bimwe mu bintu byiza cyane. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara muri filime y'intimbara navuga kigiye kuturyohera, ni ubukwe dimbararikiye. Ubukwe mwese aho muri hose kabisa, muzabe muri tayari turebe ubukwe rwose ukuntu papa Shema azabusesekaramo akabwica ku munota wa nyuma. Bizaba ari show, bizaba ari ibirori. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara tuvugana ni uko by'umwihariko Ravi aracyari mu rujijo, ntabwo azi ibyo barimo baramupangira, aracyari mu rujijo, ntabwo azi ibyo barimo baramupangira. Mama we na Shema na Mimi na Manzi koko barimo rwose baramupangira, bazi ko byarangiye, gusa twese ukuri turakuzi, tuzi ko ari dile mipango ya Shema, ndetse yamaze kwinjiramo mama we, Mimi na Manzi, by'umwihariko Aline, kugira ngo bamurangize. Gusa turabizi uwo akunda n'ubundi akunda Ravi. Ubwo rero rwose nyamuneka dukomeze dukurikire
kugira ngo tuze kureba se ubundi biragenda bite. Bakunzi b'Intimba rero turongeye turagarutse, ni muri wa mwanya tube tuje kubagezaho ko situwasiyo ihagaze muri filime nyarwanda y'Intimba, ariko noneho mana yanjye ni faya, ni faya, ni faya, ni faya, ni umuriro. Iyi filime ni umuriro, wumve ngo noneho imipangu rwose ya Papa Shema irimo iragenda neza 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 uko yabipanze. Nk'ubu rwose mu kanya gato ngira ngo mwabibonye yuko Papa Shema yari ari kumwe n'abahungu be, yari ari kumwe n'abahungu be rwose barimo bamubwira aho umupangu ugeze. Reka ari naho duhite duhera bamubwira aho umupangu ugeze nyine ku kijyanye no gupanga ubukwe bwa Aline. Ni ukuvuga ngo rero Shema we na Manzi bafite umupangu kandi ukomeye, gusa nanone mujya mubibona mureba neza, Shema na Manzi ni abahanga bayidawe, ni abahanga kabisa, ni abahanga bateye ubwoba ku buryo rwose imipangu yose bagerageje gupanga icamo. Ni ukuvuga ngo rero imipangu igeze kure, ndetse papa wabo rwose akomeje kubabwira yuko agomba gukora ibishoboka byose agahisamo minisita nk'iryo nawe yamuhaye. Ubwo rero rwose birumvikana ko ibintu bitoroshye habe namba, agomba kumuhisamo neza neza nk'iryo yamuhaye. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hariya, aba ba Shema nabo urabona ko rwose bamaze kwambaye urugamba kabisa, bamaze kugaragaza ko batagomba guhagarara, bagomba kubabaza minisita ko byagenda kose, ukuri kwa minisita kose n'amabanga ahisha kugiye kujya hanze. Ngira ngo nimba mwagerageje gukurikirana mwumvishije yuko anatinya Shema, minisita atinya Shema pe, aramutinya ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero rwose ntacyo nababwira cyo ni uko ibintu bishobora kuza kumukomerana cyangwa se guhindura isura, tukabona ukuri kose kugiye hanze, ubukwe burimo buraba, cyangwa se tukabona Papa Shema hitungukira ibintu bikagenda nabi cyane. Wabonye ko ibijyanye no kujya mu mirenge babyanze, kandi minisitiri nimba mwabirebye neza aganira na Aline yavuze yuko nawe atari ngombwa, ahubwo icyo bifuza ari ubukwe, kuko nimba mukunda ibindi bikazaba biba nyuma. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko minisita amaze gutanga ikibuga, byose yabyemeye. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu bigomba guteza ikibazo gikomeye cyane, bikaba bimwe mu bintu kabisa navuga ko bigomba kuza rwose guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko tukabona uwitwa Shema, nyamuneka ibintu bimuhinduranya isura, tukabona uwitwa Shema ibintu bimucanze kabisa, nako uwitwa minisita tukabona ibintu bimucanze, kuko babonye ko ibintu byose bamaze kubyemera, bamaze kubishyira ku murongo we n'umukobwa we, bakemeza ko ubukwe bugomba kuba nta by'imirenge bibayeho. Iyo rero icyo nacyo ni igitego, ni intsinzi kabisa. Ikindi rero gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko muri rusange, ni ikijyanye na Mama Shema. Mama Shema kugeza ahantu baracyari mu rujijo, barabona ko atari yasobanukirwa ngo amenye wagwane, amenye se hari umudiro mu mipango ihari, diro mu mipango yari yamenya y'ibyo ba Shema barimo barapanga kabisa. Nta kintu yari yamenya. Shangazi wa Shema nawe akomeje gutsimbarara, akanga ko Shema ajya mu murenge. Ibyo ni byiza, kandi buriya amaso y'umwuka ni meza, yereka byose shangazi wa Shema, akamubwira uko bimeze nyine, akamusobanurira. Nicyo cyiza cy'amaso y'umwuka. Ubwo rero ibyo nabyo ugasanga ni bimwe mu bintu byiza cyane. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara muri filime y'Intimba navuga kigiye kuturyohera, ni ubukwe dimbararikiye. Ubukwe mwese aho muri hose kabisa, muzabe muri tayari turebe ubukwe rwose ukuntu Papa Shema azabusesekaramo, akabwica ku munota wa nyuma. Bizaba ari show, bizaba ari ibirori. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara tuvugana ni uko by'umwihariko Ravi aracyari mu rujijo, ntabwo azi ibyo barimo baramupangira, aracyari mu rujijo, ntabwo azi ibyo barimo baramupangira. Mama we na Shema na Mimi na Manzi, kuko barimo rwose baramupangira, bazi ko byarangiye. Gusa twese ukuri turakuze, tuzi ko ari dile imipango ya Shema, ndetse yamaze kwinjiramo mama we, Mimi na Manzi, by'umwihariko Aline, kugira ngo bamurangize. Gusa turabizi uwo akunda n'ubundi akunda Ravi.
Ubwo rero rwose nyamuneka dukomeze dukurikire kugira ngo tuze kureba se ubundi biragenda bite.